twakoze mugabo mwiza niki twakoreye Imana koko kubyo yaduye iki gihano nje nibaza amakosa twakoze bikansha nibyo bihano si Imana yagiye duhana ko nta na kimwe nagize mu ruhare cya mugore wanje kubizi ariko ubwo hari impamvu nihe mpamvu se ntiriye gusa twakoze rituma haba impamvu yo guhanwa bigeze ahangaha iyihe mpamvu se nirihe gusa twakoze rituma duhanwa bigeze twacumuye se kurusha abandi se mugore none kutangiye kwiba kandi warambwa ngo ntinkage niheba aka kanya igihe cyageze ngo wihebe twaracyari vuba nta mpamvu yo guhangayika hari igihe kizaga natwe Imana idusubize nawe sere bakwasha mama bagize abana bane niko si bashatse nyuma yacu ubwo wamudanga izo ntanga zawe n'inzira bana banjye rero muri ino minsi ibintu biragoye kandi byafashe indi ntera abasore abagabo abasaza bose bari kumva ko bagomba kwishyira ku bana beza batoya abana bakiri bato nta musaza ushaka gusohoza umukecuru mugenzi we nta mugabo ushaka gusohoza umugore mugenzi we mbese abasore bo bari kumva ko ibyabo ni insura muri geto kagusambanya kagukorera ibibi undi agahita ashaka kuvuga ati byarangiye kakugira icyamvaga bigarangira ese pa ushaka ko dukora iki icyo gukora ni kimwe gusa irinde kandi urinde na bagenzi bawe nukora ibyo uzaba ushoboye abo bose nakubwiye nubikora neza nk'uko nkugiriye inama gutyo pe ntakubeshye byose uzaba ukemuye uzaba wirinze ejo hawe uzaba urinze ejo hawe hazaza urinze n'ubuzima bwawe muri make na bagenzi bawe kubera inama ugenda ubaha uzaba ugize ute uzaba ubarinze icyo nicyo cyo gukora cy'ibanze nawe ugiye gutangira kujya urandaza ku nkeke ijoro ryose gendara ntabikoze mu by'ukuri ubona ntacyo nshoboye nawe uhangare ubwo izo ntanga ni nzima ese niba ari ibihuhwa wowe wisuzumishije shamamba si wakwishimira ibye wasanga nawe uturoga nuri gushatse kuvuga ko twarozwe muri se tuwe twararozwe ko nta n'umwe utaka no muntu kuva twabara ko nta muntu urarwara basi ngo tubyene tumenye ngo turarwaye ngo tuvuge ngo baraturoze ayo ni amatiku kuzana ahubwo wakagombye kwisuzuma ukamenya ikibazo ufite kuko njye ndabizi ko ndi muzima ibyo byose nkubwiye urumva ko ejo cyangwa ejo bundi uzabona mbabaye ndi kurira agahinda kanshengura umutima baguteye inda papa ntabwo byanshimisha sawa niba bitagushimisha irinde numara kwirinda
ugerekeho urinde n'abandi. Uko niko kuri, ni nacyo kizima. Rero bana banjye, murabona ni mwe mwenyine mfite. Mama wanyu agize atyo arigendeye. Impanuro mbaha, inama mbagira, mumfashije mwajya mubwira ute, muzumva mukazikurikiza. Ejo hanyu hazaza muhafite mu biganza byanyu. Nta kindi ni ugukurikiza impanuro n'inama mbagira. kuvuga ngo ntaho ubabara se, kukurogoza ngo ni ukugutamika ngenda ko basigaye barabihuhera no mu muyaga ngo ngende nisuzume ngute? Ese wowe warisuzume ibitaro wagiyemo ni ibihe utambwiye? Nyamara nawe ntabwo uri shashi, wasanga nawe urwaye. Asoni, mbere yo kuvuga uje uramanza watekereza ukarya n'ururimi rwaka kabiri mu kanwa kawe, ntimukajye mupfa kusuka nta soni. Nkenka yarwaye inzoka ngo yiyuki jewe ndagwaza. Ndabizi neza ko ndi muzima. Urabizi neza? Ubwo ngubwo wivumburira akantu kari njye urwaye. Yego muganga we umusuzume, wasanga turya mu kararo ukorasha ntari gusa. Wivuga gutyo, ndabizi neza ko ibimenyetso bigaragaza umugore muzima byose ndabifite. Nta na kimwe ndumva byaba biterwa n'iki. Nanjye ibimenyetso bigaragaza ko ndi muzima ndabifite. Kumva ibimenyetso bigaragaza ko umugore muzima ngo urabifite? Ye ariko muramubwira ngo dushaka igisubizo cy'iki kibazo, aricyo bikora. Niba uri muzima kuki utemera ko dushaka igisubizo? kare kose unshurira shamamba agize bane. Ese uwo shamamba uvuga kutagenda agayigutera? ubwo nje wamufashe umusega imuka gusoza twavuganye ngo iki? Tuzihanganira mu bibi n'ibyiza. Aka kanya urandambiwe. Imyaka 8 zisize tutabyara nizo ziguhangayikishije madamu. Abagabo kuki muri abana babi? Aba bashamamba bazi kubyara ejo yazaga yigutikuraga. Nje ubwo nyine nje ndagaporoporo nyine ubwo ni nko ndafata ikaramu ukayikura mu gaporoporo hagasigara agaporoporo kakandi bawaga ngucyo. Ubwo nyine ubwo ni hagati n'amashami maraye mazeho agahuhwa ndagahuwa madamu, sibyo ko gikuzana ntabwo twabwo ariko tuzajya dutotoza. Ni nagutoteza n'umunsi n'uyu wabinji ukambwira ngo ni nagutoteza. Ese nyiri kwisuzumisha we none ubwo wahura twitera? Ariko umuntu aravuga ikibazo ngo waragize ukamwaka inama ubwo nuko akagombye kwisubiza. Niyo nakubwira ngo tuganire ku kibazo tukigeho ugatangira ukanyurira. Kuko abagabo muri abana babi koko. Ariko ko kabagore musembura ikintu mwarangiza mukagihikira ku muntu. Ibi si wowe isembuye? Ubwo nje ndishimye ndasetse ubi ni wowe bizanye, sibyo? Ese urankwanga? Ese wajya kubwira ikibazo aho utabuze tudugishakira igisubizo ugatangira ukitumbika. Oya, ngo tugishakire igisubizo. Yego umugore mwiza, ngo tugishakire igisubizo. Ariko igihe wabihangana ibibazo bibaho, sibyo? Reka kurira have wirira, sibyo? Weho ngo wihangane, sibyo? Nanjye ndi umuntu kandi nanjye ndatekereza kandi kubaje nanjye ndakira, sibyo? Nanjye ndababaye reka tugomba gufatanya mu kabaro dufite, sibyo? Ntabigukiraho ngo ni wonyine ibe yazana ngo nje oya, sibyo? Ibintu tukagira ute
tukabyumvikanaho. Okay, iyo tugeze mu kintu cyo kumvikana ubwo biba bivuze gushaka iki umuti w'ikibazo. Umuti w'ikibazo rero abantu aba babiri nibo bawushaka. Okay, ngo utangira uvuga ute nanjye ndakamura. Okay, tugomba gushaka icyo ariko papa mama nubwo yagiye natwe turahari kandi ntituza kubera ibigwari. Papa ntukajye uvugana agahinda kuko aho mama atari twe turahari. Bana banjye ndabumva ndabikundira ndabishimira ariko agahinda mufite namwe ndi kubona muri kuvugana agahinda amaganya muri ino minsi. Tureka agahinda twishime tunezerwe kugira ngo tubashe kwisanzura mu buzima tubayemo. Ariko papa nanjye nubwo navutse nkaba ntazi mama ariko nanjye nifatanyije nawe. Baby uri mutoya pe ndabyumva ndabizi kuba mama wawe yaragiye ukaba warakuze utamubona. Okay, si wowe wabiteye si nawe wabikuruye ariko ihangane Imana iri kumwe natwe. siko bimeze. Ubwo rero iyo umaze gushaka uhita ufata ugakura mu bwonko ugatekereza iby'ubwana kondoka. Igihe kirageze ngo tubone umuti turifatanyije njye nawe. Mugore mwiza inama ni izawe nanjye nkakunganira. icyambere nyine Reka kurira madamu, uri mwiza. ntabwo twamenya ngo umuti twawukuraho cyangwa twawushaka uyu muti tutazi aho wiherereye. Iyo numva ubwiza agahinda kukura nanjye numva naturi ku mutima wanjye ugasanda. Si basi ukeneye kubona amarira yanjye, ukeneye kubona narize. Please wirira nubone ndira ngo nanjye nawurire. Nakuzanye gukunze sibyo? Muri twese ibi ntawe wabihisemo, nta muntu wari uzi ko bizaba sibyo? Ariko nyine satani akunda agenda yitambika ko ukora amafaranga turakora yakaboneka sibyo? Satani ubujya n'umugome abona haryosha akahica. ubundi mwaka ikintu tugomba gukora ni ukubishyiramo imbaraga ariko turasenga kamuganiriza kamubwire sibyo? Ariko nkubwire useka tuterwa harimo n'agahinda. Muri Bibiliya nkunda kuyisoma, nasomye umusaza bajya bita wari ufite umugore witwa Sara ariwe wabyaye nde Isaka. Isaka byabwa nande na Aburahamu. Tibyagenze biti bagize nguruca shiriseka ariko bagize nguruca barashakanye. Umwaka wa mbere witwa wapi, wa kabiri wapi, 50 wapi, 60 wapi, kuri 80. Mbaza ngo byagenze biti suzi kare umuntu abatangiye ati wapi si ibyaye uti ndacuze ati zirashize da. Agiye gukanguka Sara igeze neza ngo twite. Sara tumenza abandozi sifuzaga ko yabona ibyinze nanabona irabyinda ati bandozi. ushatse kuvuga ko yari atwite se? Mbaza ati yagiye gukanguka akanguka have n'icyana cy'igisore. Urabona se? Yeee none kuvuga ko natwe ntarira arenga tugomba kuzabyara. Buriya mana ngiye mu bintu bibaho nkunze kuremamo icyizere kandi pe kandi nawe ndakwizeye
kuko nubwo gushaka kwicisha mu kaka ngo kwisuzuma oya ntarirarenga nyine nta kundi tugomba kubisengera ntabwo ni urukundo bebi no gusenga no gusenga nibyo byambere ariko mana nk'uyu Imana igize ngo sibyo kabona ngo urahazi mana nagufata nkaguterura sinabona ukuntu nshima Imana nkagusomagura